murakoze no kugira ngo nanjye mbanze nshimire korali Jopayira duteranyirije hano, kandi namwe mbashimire abafashe umwanya wo kuza hano. Ntabwo uyu mwanya rero mvuga byinshi, ahubwo ndababwira ijambo rimwe mu Bakorinto ba mbere ibice 2 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4, aho Pawulo yavuze ngo ubwo nazaga ntabwo naje mbwira ibyo kwemeza abantu, ahubwo naje mvuga iby'umwuka w'Imana ari byo wankoreshaga. Icyo mbyifurizaho nuko ibyo mwakora bitari ibyo kwemeza abantu, ahubwo mwabikora mukoreshwa n'umwuka w'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kugira ngo bitabe iby'ubwenge, kuko Pawulo yavuze ntabwo byari ubwenge n'imbaraga n'ubuhanga, kandi naje mfite mpinda umushyitsi. Cya kabiri, nk'urwo rugero rwa Pawulo, guca bugufi nabyo birakeneye, ibyo Imana yabakoresha n'aho Imana yabatuma hose, n'izo ngendo mukoramo zose, ibanga ni uguca bugufi, Imana izakomeza ibashyire hejuru. Ndagira ngo rero bifurize umwaka mushya muhire, muburangije neza. Imana 2020 izabarinde kandi izabashyigikire, kandi natwe twese turi hano Imana izaturinde kandi izadushyigikire muri byose. Murakoze cyane. Yumva rero ndabona abantu bagenda bataha, mwahaguruka tukabanza tugasenga, hanyuma bakaturimbiriza, nyuma tugenda mw'ijuru imbere y'Imana.
icyo yavuze ntabwo gihera nawe iminsi ibaye myinshi ntacyo yavuze ngo gihera imenya ibidukwiye mu gihe nyacyo ntacyo yavuze ngo gihere imenya ibidukwiye mu gihe nyacyo ntacyo yavuze ngo gihere yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe
umugisha mwinshi. Nsabe dore Imana yigire hino, ariko n'abaririmbyi nimuze muzamuke hano. Arashaka kuvuga ijambo ku mwanya w'ubuyobozi bwa korali. Nsabe korali ko mutaraza hano, arivuga mwicaye hano cyangwa muhagaze hano, sorry, kaza kwicara hano kuri uru rutambiro. Muze hano muhagarare maze tumuhe umwanya avuge umuyobozi bwa korali.